Bavandimwe, dusubize amaso inyuma gato turebe mu buzima bwacu bw'abakirisitu, mu bwitange bwacu bwa kiliziya no mu kwitanga kwacu mu nshingano z'umuryango, z'igihugu n'ibindi byose dusabwa gukora. Duhere kuri kiliziya. Abakristo turasabwa gukora isuku mu kiliziya, turasabwa kwitabira isengesho ry'umuryango remezo, inama y'umuryango remezo, turasabwa kwitangira ibikorwa bya paruwase bitandukanye kiliziya dusaba kwitangamo. Ariko akenshi haba ari mu muryango remezo, haba ari mu gukora isuku, haba ari mu gutanga imisanzu itandukanye ifasha kiliziya kwiyubaka no kubaka ubuzima bwayo, akenshi hari ubwo tubikora twijujuta, baratunaniza. Amasuku twebwe ntabwo twabivamo, tuzatanga ibiceri bazashaka umuntu ukora iryo suku, ariko twe ntabwo twabivamo. N'ugize ngo araje gukora iryo suku agakubura cyangwa agakoropa yijujuta atabyishimiye, akavuga ati nta kundi, ndi umuyobozi w'umuryango remezo, kandi padiri aranzi, maseri aranzi, n'umukuru w'umuryango remezo aranzi, sinasiba, reka mpe kujyayo. Nemereye Nyagasani ko nzajya njya mu misa ya buri gitondo, kandi kubera urukundo mukunda, ariko numva ibitotsi, numva inshingano n'ibindi mfite bitarankundira kujyayo, ariko kubera ko nabyemeye reka mpe kujyayo. Imirimo umukoresha wanjye mu kazi yampaye ansaba amaraporo menshi, akenshi ansaba ibi n'ibi, nawe arananiza, ibi ngewe sinzabivamo, ariko kubera ko ariko nasabye reka nemere mfe kubikora, nta kundi izi raporo reka mfe kuzikora. Abana mu rugo, ababyeyi badusaba kujya kuvoma, kujya kugura umugati kuri butike, kugura isukari n'ikindi, ukavuga ntaho ngiye, umukozi ari gukora iki? Umubyeyi akakubwira ati koko wange no kujya kuri butike kugura umugati wa barumuna bawe, akakubwira ati ntabwo ndi bukugaburire nutumvira icyo nkubwiye, ukavuga uti rero ubwo ashobora kunyima ibiryo reka mfe kujyayo. Ugasanga mbese ari abantu bakuru, ari abato mu ishuri, ugasanga abarezi mu ishuri batubwira gukora amasuku aho twigira mu makarasi yacu, mu kibuga cy'ishuri, ugasanga akenshi tubikora tutabyishimiye cyangwa nta rukundo. Byose ukavuga uti reka mfe kubikora, ni mwarimu binsabye nta kundi ngomba kubigenza, reka mfe kubikora, reka mfe kujya mu misa, reka mfe kujya mu muryango remezo, reka mfe gukora izi raporo, reka mfe kumvira ababyeyi, reka mfe gukora icyo umufasha wanjye ansabye gukora, umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye, reka mfe gukora icyo umuvandimwe umuntu asabye gukora, naho numva bitari bimfasheho reka mfe kugikora. Bavandimwe, ibyo bikorwa byose byinshi umuntu ashobora gukora, mu Kinyarwanda njya nkunda kubitekerezaho nkavuga nti nyir'ukubikora ahamagara urupfu mbere yo kubikora muri icyo kintu agiye gukora. Reka mfe kujya mu mizo, reka mfe kujya gukubura kiliziya. Igikorwa upfuye gukora nta buzima kiba gifite, nta nubwo icyo gikorwa wagitura kuri aritari ya Nyagasani ngo Nyagasani asingizwe, kandi ari igikorwa wapfuye gukora, ari amaburakindi. Tereza w'umwana Yezu ati rero ntabwo byaba ibikorwa byinshi wakora, niyo wabikora ari byinshi bizagutagatifuza, ahubwo ni urukundo rwinshi uzashyira mu bikorwa bito uzakora. Njye gukoropa kiliziya mbyishimiye ntijujuta, njye mu isengesho ry'umuryango remezo, njye mu gikorwa runaka nsabwe gukora, njyeyo nta kwijujuta, ngerageze gushyiramo urwo rukundo. Yezu Kristo ati nuha igikombe cy'amazi yo kunywa umuvandimwe wawe, kubera ko ari umwigishwa wanjye, nabyo uzabihemberwa. Guhera ku gikombe cy'amazi, ushobora no guha amazi yo kunywa umuvandimwe utabyishimiye, utakira amazi, si yo usabye se yakire cyangwa urorere. Mu rugo ugasanga umugabo n'umugore, umwe ari guhereza, umwe ati mpereza ikirahure aho ngaho mu kabati nywa amazi, utakira se vuba cyangwa urorere, ubanza utanyotewe. Abana baba batureba, nabejo nubabwira uti mwana mpereza ifurusheti hariya zakira bakira mama cyangwa urorere, ugasanga yarabirebye. Cyangwa ugasanga nyine umwana muto akurikiza urugero rutari rwiza yaba yarabonye mu muryango. Umwana akeneye gutozwa urugero rwiza rw'udukorwa duto ababyeyi bakora mu rugo, bagaragaza urukundo, barukiramo urukundo. Abana akaba ari cyo bazareberaho kugira ngo bumvire, bakundane kandi bitangane urukundo. Kiliziya ikeneye iyo miryango y'abakristo igaragaza urugero rwiza, imiryango y'abakristo iganira mu rugo, isangira isengesho, abantu basangira ifunguro, bakaganira ku meza, bakaganira n'abana. Dore ko muri iki gihe ababyeyi tutakibonera abana igihe kubera akazi na shuguri nyinshi. Abana bakeneye igihe cyo kuganirizwa. Bavandimwe,
abantu badasangiye ifunguro ku meza nta nubwo basangira isengesho, kuko ku meza ni ahantu abantu baganirira, bagasangira ibyifuzo, bagasangira ibibabaje, bagasangira ibyo babanye mu munsi, mu kazi, ku ishuri n'ibindi wese yabayemo. Ababyeyi nibatoza abana kumenya gusangira n'abana babo ifunguro, umugore n'umugabo bagasangira, umwe ataza afata ibiryo bye yigendera, undi arya yigendera, undi arya yigendera, tumenye ko hari ahantu tuhahombera kandi tuhatakariza ibikomeye. Twarangiza gufungura turasangira n'isengesho mbere yo kujya kuryama. Nubwira abantu uti mufungure mujye kuryama, ngenda fungura nyuma, ntabwo muzabona igihe cyo kuganira. Burya abantu iyo basangira ku meza bagira ibyishimo byo kuganira, nk'uko ibiryo biba biryoshye, buri wese yumva yaganira n'undi, agasangira nawe ibyo yabayemo. Dore uko abantu bagomba kongera kwegerana mu muryango, bakasangira ikiganiro, umugoroba w'urugo, umugoroba w'umuryango, abana bakaba bahari, papa na mama bakaba bahari, n'abatabishoboye muri munsi bakagira iminsi bagena mu cyumweru yo kuba bashobora gusangira, bakaganira, bakanasangira n'isengesho. Ubwo buzima buzagenda bugaburira abana bato, ari abakuru ababyeyi n'abato, isengesho buhoro buhoro. Bwa buzima bw'ubukirisitu n'ubutagatifu buzagenda bwinjira buhoro buhoro mu muryango. Komeza udusabire gutera imbere mu kwizera.